hari ushobora kuvuga ati ni gute nakomeza kwizirika ku rugo mbona umuntu partner wanjye agiye kunyica, ni gute nakwihambira aho nakizwa n'amaguru. Ntabwo ari aho ndi kuvuga ko mu buzima haba ibibazo bitandukanye bishobora gutuma usenya cyangwa kubaka, ariko noneho reka turebe ibyatuma wubaka kurenza gusenya. Kirumvikanye? Ni ukuvuga ngo ikindi ninde cyitegererezo cy'urugo ushaka kubaka, kuko hari igihe twibeshye ugasanga umuntu afite references z'ibibi gusa, noneho tukirengagiza ibyiza, tukirengagiza abantu beza. Ariko se juste utarava kubaka byagakwiye kugira reference. Hari ibintu wenda bigira kuri ibi, reka mbivugeho. Ngiye kuvuga kuri uyu muntu uza gutanga amakuru kuri social media. Si byiza buri gihe guca urubanza wumvise uruhande rumwe. Yego, uravuga ku batanga ubuhamya urushako rubi tugire kiriye. Rimwe na rimwe usanga uyu udahirwa n'urushako kubivuga. Birashoboka kutahirwa turemera kandi warabaye n'umuntu muzima. Twebwe turi kubivuga ukuzuza inshingano zawe. Ariko iyo ndi kubivuga ko nagize urugo rubi, icyambere ubwanjye nishyize hanze, icyakabiri abana banjye mbashyize hanze mu buryo buri negative. Umuntu wese uzabona uzi ko ushaka no kubasibira amayira ukavuga uti uyu se ninde wamurambagiza mu gihe papa we cyangwa mama we yasenye. Ni ukuvuga ngo ibintu biri guca ku mbuga nkoranyambaga kuri social media ntabwo mu by'ukuri ntabwo ngiye mbishyigikiye. Niba senye ni feyira, ni ukuri, ntabwo nakagombye, umuntu ntabwo yakagombye kuza kubivugira hariya. Waratsinzwe, warafeyirinze, ntabwo waza kurata ko watsinzwe. Aho watsindiwe, ese aha hantu watsindiwe kigano nta ruswa irimo rwose. Aha hantu watsindiwe yego tukiri no kuri iki ngiki rwose mbonereho tarahava rwose pe. Mwababyeyi muraho, nitwa BKM. Rubyiruko muze twige, utigishijwe akora bibi. Ndabararikira kutazahura mu mahugurwa ya Hope for the Future. Ni amahugurwa agamije guhugura urubyiruko kuri domene nyinshi zitandukanye. Amahugurwa azabera i Kanombe mu Busanza. Tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana bafite inararibonye mu guhugura urubyiruko, barimo Dr. Kam Jafet ndetse na Dr. Byiringiro Emmanuel. Don't miss. Hello guys, Hope for the Future. Twabateguriye amahugurwa y'urubyiruko kuva ku myaka 21 kuzamura, azabira mu Busanza i Kanombe. Aya mahugurwa hazaba arimo abatumirwa batandukanye. Dr. Jafet Kami azatwigisha kuri depression, Dr. Byiringiro azatwigisha ku bijyanye na relationship. Muzaze muri benshi. Ku bundi busobanuro mwahamagara kuri nimero ikurikira 0788569381. Murakoze. Ndagusuje cyane udahwema gukurikira ibiganiro bitandukanye tukugezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Ngiye nitwa BKM, turamenyeranye kuri iyi televiziyo ndetse n'ahandi tuza kubatangariza nyine muze gukurikira kino kiganiro, kuko ni ikiganiro kireba abantu benshi ku buryo twifuza ko abakunzi bacu b'ibinyamakuru bitandukanye baza kugenda babikurikira kubera message tubazaniye kandi y'umumaro cyane. Ntabwo ndi jyenyine muri iki kiganiro, nicaranye n'umuntu ukomeye cyane. Sigira ngo uroroshye renzi bikenewe aho. Oya woroshye hese ikoreho. Ntabwo woroshye, abantu bari muri Kristo Yesu baba bakomeye. Hari ibyaremwe bishya. Mfite rero rezo nshingiraho mvuga ko utoroshye. Umwana w'Imana. Amen. Kandi urasa n'Imana. Amen. Nukuri. N'abatureba batubwira uyu muntu ntasa n'Imana. Bwira mugenzi wawe ngo urasa. Bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana. Reka rero ninde tugiye kuganira muri aka kanya? Mugiye kuganira na Justine, ndi umubyeyi w'abana batatu, nkaba ndi umukristo ukunda Kristo ndetse n'abantu muri rusange. Nkaba sengera mu itorero rya Beteli i Remera. Ukunda abantu muri rusange? Yego. Nta muntu ukunda umwe ku giti cye? Oya, ndumva bose urabakombina. Umuntu umwe ku giti cye nawe uhari. Arakantu wanganyije bwashize. Numva
numva waba umumaro w'abantu benshi mugani nk'uko ubivuze uri kumbwira ku bijyanye no gukunda umuntu n'ubushuti mbikuriye kwa ako kantu arumansiyonye kuko ndibuka ko twaganira ukajya umbwira ngo hari abantu tujya dura muri sosiyete bakansaba ko twakundana nkabemerera ubushuti ariko ubushuti bakashwishikuza ati ibyo ntitubikeneye ubundi ibyo bintu birenda kuba bitandukaniyeho nubwo atari topike yacu y'umunsi n'ubutaha n'ubundi icyo ibyo bintu birasa turagitegura tuzakibaha wenda ubu twakivugaho niyo mpamvu ndakubajije gukunda abantu muri rusange ni kuvuza bita seregisiyo ntawe ukunda ku giti cye kandi abantu bose bakurikiye iki kiganiro niba bari hejuru y'imyaka 17 n'igice bumvise ikintu nabajije yego hari ibintu twitiranya hari urukundo n'ubushuti ni ukuvuga ngo turabyitiranya ugasanga turashaka kubiremereza kimwe tukakiremereza ikindi tukiremereze ugasanga umuntu yakubwiye ngo ndashaka ko dukundana arihutira kumva ko urwo rukundo ruba rugamije umugabo n'umugore ariko nanone burya nanabwira urukundo rwagakwiye kuba rugamije nanabwira n'urubyiruko wagakunza umuntu ariko mwarabaye inshuti ubundi ntabwo wakunda umuntu mutarigezemo inshuti niko inshuti ninde cyangwa niki inshuti ni wa muntu w'inkoramutima yawe wa undi muzasangira ntagucure wa undi muzagendana ntagusige ni wa wundi ushobora kubwira ikiri ku mutima ni wa wundi ushobora kwinjiza mu buzima bwawe ku buryo udashobora kuvuga ngo ngize ikibazo ni wa wundi ushobora kugira ikibazo igihe icyo ari cyo cyose ukaba wakwiyambaza ni wa wundi uzagira ibyago ukaba wamusangiza ibyawe ni wa wundi uzagira ibyishimo ukaba wamubwira rero ubu bushuti nibwo bushobora kuzavamo icyo twita wenda umugore n'umugabo kuko iyo uvuze urukundo umuntu yumva cyambere kuryamana ni imyumvire abantu benshi urukundo ntabwo ndi guciteka abantu benshi iyo uvuze urukundo yumva biraganisha kuba umugore n'umugabo bikazaganisha kuri sex mu gihe ubushuti ushobora kuba inshuti n'umuntu ukaba inshuti magara ndetse umugore ashobora kuba inshuti magara y'umugabo atari uwe bashakanye inshuti ye cyangwa se umugore mbese ni vice versa ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo tumenyereye ko sex opposite zishobora kuba inshuti magara ariko kandi birakunda birashoboka niyo bibaye hazamo ifuhe ku ruhande rumwe rwa mureke ikiganiro developa kuko turakibahishiye kirahari tuzakibaha ku mwuzuro wacu ibi biri muri bimwe byahishwe abanyabwenge bihishurirwa ngo abaswa noneho abaswa ni bande abanyabwenge ni bande uyu muswa ni umuntu utazi udafite ubumenyi ku kintu runaka aba ari umuswa ku icyo kintu ariko umuntu ashobora kuba umuswa muri domene y'ikintu kimwe cyangwa bibiri aleluya amena aha ndi kumwe na Justine turi kuri Justine TV show reka ko kantu ka show kugaragara nyiruka ni ugutwika ngo ni show ntabwo ari ugutwika iryo jambo umenye ko Kabera yigeze kubivugaho ko atari byiza uretse nawe ibaze usanze ahantu hahiye nyine ugeze hano ngo habereye ngo show niko bajya bavuga ngo haba hahiye ibaze gutwika rero nk'ahantu twicaye ukaba harimo harashye hari umuntu uheruka kumpamagara urebe terimeze y'iki gihe ukuntu zafegita ibintu byinshi arambwira nari ndi kuva mu ntara imwe nje ku rusengero nabaye igiterane mu itorero rimwe ryo muri ADP ngo yebana ngo ihute ngo hari gushya ngo nyaruka ntabwo hamagaye se bazimya moto kuza kuzimya byibuze ati se byageze ati hari gushya ati yakorari yahatwitse none nk'iyo mvugo hari umuntu ushobora kuyumva uwo mu myaka itambutse akibaza ati mutabari cyane ushobora no kumukura umutima akavuga ati ubona amasirenge nimba ariko tuyita harya imvugo zidasanzwe ubona nta kintu ugenda kwafekita ku muco no kuri sosiyete turetse wenda n'umuco nawe ubwawe birakora kuba bakubwiye ngo ahantu hari gushya ubundi ukwiye kuba wumva iki nuko nimba amagambo yose agenda ata agaciro cyangwa se agenda ata twarando hahiye
kubera ikirori gihari gusa ariko ngo hahe ni ukuvuga ngo amagambo amwe n'amwe agenda atakaza umwimerere wayo bitewe n'icyo umuntu ashaka kuvuga wenda muri icyo gihe byonyine iyo uvuze ngo ahantu hari gushya njyewe uko mbyumva nyine harimo harashya ubu ngubu mu kanya ikiganiro gisohoka bati BKM na Justine bahatwitse nanone bitewe n'imvugo ya generasiyo iriho uwo munsi bitewe nabo n'amarenga yabo bafitanye baziranyeho ariko usesenguye nk'iryo jambo ubwaryo ntabwo ari ryiza gutwika ahantu ntabwo ari ibintu byiza rero numva twagumana ijambo rizima nyine hariyo ibirori bishimishije hariyo korari iri kuririmba neza itari kuhatwika birashoboka kandi namwe murabiyoka gusa nyine nta ngoma itagira ubu natwe ku bwacu batubwiraga hari ibyo twakoraga reka twakire ibihe dusohoyemo kuri Justine TV show muratangaza iki kiganiro muraza kugikurikira kuri Justine TV show ariwe twicaranye w'Imana yahaye yerekwa ry'iyi televiziyo ariko n'abakunzi ba Evangeliza Romanda TV ndetse no kuyoboka Mana TV n'ahandi ku bwa message tubazaniye twashimiye ko mwese tubagezaho iyi nkuru nziza tuzanye kwa Justine TV show mumeze abakunzi bakurikira iyi televiziyo ndabashimira cyane mbikuye ku mutima by'ukuri ushobora kubivuga wenda nk'umuntu ufite channel ifite nk'aba subscribers benshi akavuga ati waracyari umwana nta hantu uragera ariko giye mbifata nk'ikintu gikomeye ni inkunga ikomeye cyane kuba kugeza uyu munsi ufite abantu bageze mu 11,000 abo bose ndabafite n'ukuri navuze tutangira gukomeye n'ukuri rwose rero ni ibintu bikomeye cyane ahangaha umuntu niyumva we afite wenda aba subscribers barenze mu 100 ntiyumve ko cyangwa niba ari kutera bafite barindwi yego rwose ndabashimira cyane bantu mwese muri kunshyigikira mukora subscribe mukurikirana ibiganiro byanjye n'ukuri Imana yo mwishyuraho umugisha mbasabira umugisha simbazi n'ukuri pe ibyo mukora rero bikora ku mutima wanjye urumva ko irimo iragenda ikura abantu 11,000 n'abantu benshi cyane benshi uyu murimo winjiyemo wo kwinjira muri social media cyangwa se kuba ufite TV urepresent ubona ugufasha iki mu bijyanye no kuzuza inzozi zawe nzi ko wagutse hari ibiganiro twagiye tugirana bitandukanye bumva viziyo zawe ari byo tuza no kugarukaho muri iki kiganiro tubwira n'abantu icyo urimo urabategurira ni iki YouTube yaje kugusayiriye mu bijyanye n'ibyo warotaga cyangwa uroteye urakoze mu bijyanye rero n'ibyo narotaga YouTube icyo ingejejeho nyine ni uwo musaruro w'abantu benshi gutanga ubutumwa bukagera ku bantu benshi icyarimwe atari ukuvuga ngo ndicaye giye nyine ndi kubyibwira cyangwa se shatse abandi bantu bakeya tuziranye mbagejejeho izo nzozi zanjye cyangwa se iryo yerekwa mfite ni ukuvuga ngo yafashije kugera ku bantu benshi icyarimwe ese urota iki cyangwa narose iki cyangwa warose iki urakoze rero mu nzozi zanjye mu by'ukuri nkunda umuryango abana urubyiruko abubatse aho niho numva mfite kugira uruhare rwanjye mu bumenyi bwanjye buke mfite ariko wenda nshobora kuba bwisumbuye ku bandi bantu runaka numva ari wo musanzu natanga nshyigikira umuryango cyangwa se ntanga inama ku umuryango rero niho umuntu avukira umuryango niho ibyamamare bikomoka mu muryango niho abaperezida bakomoka mu muryango niho dukomoka ni ukuvuga ngo ni isoko ni hantu umuntu wese wamenyekanye wakuze wagutse umuntu ukunzwe umuntu ugezweho niho akomoka ndetse n'ibyihebe niho bikomoka yego ni iki kikubabaza Justine ku muryango ku buryo gishobora gutuma urara udasinzira none uraza no kumbwira ikigushimisha ikibonye uvuga ati wenda nta kintu mu buzima bwanjye nta kintu kirandaza ntasinziriye nta na kimwe ubu ntagiye urara nta na kimwe ngira ibitotsi rwose byuzuye iki bitotsi cyarakemutse rwose pe nta kintu kirakubaho nta na kimwe urara udasinziriye ntabwo bibaho cyangwa urasinzira ibitotsi ukabibura nta na rimwe narasinzira akayandirimo nta na rimwe narasinzira ngo ndasinzira ibitotsi nkabibura
oya jewe ni impano navuga ko ari Imana yanyihereye iyo mpano si uko ibyabuze umuntu bitotsi bivuze biba bihari ariko ni ukuri pe na rimwe hari inshuti yanjye niwe ujya umbwira ngo hari igihe ajya ageza saa saba atarasinza hose bishoboka bite umuntu uri gutabura ibitutsi iyo fenomene n'uyumva ntabwo mbyumva rero Imana ni ingabire ikomeye wahawe ni impano y'Imana kuko hari abantu barara badasinziriye kubw'ikibazo kimutsikamiye kandi yari afite ibitotsi nk'uko nawe wabigira ariko yajya akubitaho ibitekerezo ati ndaryama dokerezo barahari turabakomeje tujye twitoza kuririmba bibaho birashoboka ariko icyo kibazo warumbajije ngo ni ikihe kintu nyine ureba cyatuma ntasezera kubera mu muryango rero harimo ni byinshi birimo mbabazwa no kubona abana bapfapfana kubera ko ababyeyi twataye inshingano gupfapfana ni ukugira ute ni ukugira gute ikinyarwanda kiraza gusobanura umwana akangirika kubera ubumenyi bukeya afite mu bintu arimo atigeze abwirwa atigeze aganirizwaho icyo kintu rero kirambabaza ugasanga umwana ageze mu myaka runaka 10 amaze 12 gutyo amaze kuba umwangavu n'umukobwa cyangwa ingimbi 15 gutyo noneho umubyeyi ugasanga aratinya kwegera wa mwana ngo babe baganira akumva wenda azamenya ubuzima biciye mu zindi nzira uyu mwana iyo agize ibyago agahura n'abandi bantu bari bumujyane mu yindi nzira itari nziza wa mubyeyi nibwo azentervena nibwo azaza kubite nibwo azaza avuga ati umwana yananiwe ariko muri cya gihe umwana yari akeneye izi nama ntabwo uyu mubyeyi yamwegereye ngo amubwire rimwe na rimwe ukabona umwana w'umukobwa atwaye inda ni urugero uyu mwana natwara inda nibwo papa azahaguruka nibwo mama azahaguruka nibwo imiryango izahaguruka umwana yabaye icyomanzi umwana ni gute yatwaye inda arananiranye abaye ikirara ariko uyu mwana wowe mubyeyi waciye muri iyi nzira ntiwigeze umwicaza ngo umuganirize byibuze azayitware cyangwa se azajye mu biyobyabwenge cyangwa afate izindi nzira zitari nziza ariko wowe nk'umubyeyi warashyizeho akawe si uko ababyeyi bamwe na bamwe batabikora nibyo pe barabikora bikananirana bikarangira byanze ariko umubare munini ni abana baticara ngo baganire n'ababyeyi babo ababyeyi nta mwanya dufitiye aba bana kugira ngo tubatoze inzira bakwiriye kunyura Bibiliya avuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyura ngo azaruha asaza akirimo rero uyu munsi wa none ntabwo mbona birambabaza abana turabaha ibintu byose materiyeri bikenewe turabaha izo kompiyuta turagura abonema bakareba interineti iri furu mu rugo tukumva ko ibyo bihagije twasoje akazi kacu noneho tukabarekera ba batantine nabo baje bavuye iwabo rimwe na rimwe mu cyaro bahunze ubukene cyangwa bahunze amakimbirane yo mu muryango noneho jyewe umubyeyi nkafata umwana nkahita mwimurira mu biganza bya tantine nawe afite ibikomere bye afite ibibazo bye afite byinshi uyu mutantine nawe azaza rishyire muri wa kumusaba gukorera umuntu ibintu atigeze akorerwa ngo umukozi wanjye ntazi gukunda abana arabakunda atese nawe atarakunda ntiyigeze abona urukundo yego ibyo byose rero ni ibintu ababyeyi rimwe na rimwe tumera nk'aho dutaye inshingano zacu tukazishyira ku bandi tukumva umwana niba umusohokanye nabwo si nawe umusohokana urahamagara umushoferi niba ufite imodoka cyangwa se umumotari amugutware muri aniveriseri kwa runaka aza no kumucyura bizarangira uyu mwana abaye inshuti y'uyu mushoferi kuko niwe bari bumarane igihe niwe umujyana ku ishuri niwe uri bumukemukira mu gihe umuntu uguha igihe kinini niwe ugukunda cyane ukazasanga uyu mwana yabuze afekisiyo y'ababyeyi barahari ariko bari bize mu bindi aravuga ati ndimo ndashakisha ndimo ndashaka imibereho y'abana iterambere nibyo ni byiza ariko se rwose pe nshimire ubuyobozi bwacu bwarebye bukabona ko byibuze aba bana bakwiriye kuzajya batangira amasomo hakeye n'urugero aba babyeyi bazajya bajya ku kazi hakeye kuko waburaga link between umubyeyi n'umwana ni ukuvuga ngo mama cyangwa papa arazinduka saa 11 ari kuri puresha y'akazi ari butangire saa 1 cyangwa se wenda andi masaha ariko wenda mbere ya saa 1 ararwana na ambutiyaje mu nzira ararwana n'ibiri bumukereze
azinduka agenda. Aba bana nabo bazindutse kubera ko ku ishuri barazinduka, school bus zibafata saa 10, saa 11, saa 11 n'igice gutya. Ugasanga uyu mubyeyi n'uyu mwana nta hantu bari buhurire. Uyu mwana araza kuva ku ishuri, uyu mubyeyi nawe wenda arava ku ishuri, bamwe baraniga bakomeza kwiga nimugoroba cyangwa se akajya mu zindi gahunda. Aza gusanga umwana yaryamye, bwire buke. Rero iki kintu cyaranejeje cyane rwose. Babyeyi nanabisabire uyu mwanya ababyeyi bahawe wo kujya ku kazi amasaha atinzeho bawubyaza umusaruro. Umubyeyi nigeze kuvuga ku kintu cyo kubyuka ugategura abana, bamwe bagiye bamamagara ngo yangu ibyo uvuga ngo nta mwanya tugira wo kubyuka mu gitondo gutegura umwana. Noneho se uko baduhaye igihe cyo kujya ku kazi dutinze, nizere ko byibuze bizakorwa. Ugasanga umwana arajya no ku ishuri kubera wa mutantine afite ibintu byinshi ari bukore, ari buzinduka akora. Umwana agiye ku ishuri yambaye inkweto zitose wenda n'izumye, yambaye amasogisi atose. Umubyeyi ntabyazi, akana karirwa gatira umunsi wose. Yego. Noneho tukiri no kuri iki ngiki rwose mbonereho tarahava rwose pe, mwababyeyi mwe mugerageze iki gihe baduhaye cyo kujya tujya ku kazi dutinzeho, mujye mutwara n'abana mubageze kuri bisi, abajyana na bisi. Buretse gato tukiri ahangaha aka kantu ntaza kukibagirwa, karambabaje. Ababyeyi bagerageze babyuke bategura abana babo babageze kuri bisi. Ndavuga ibintu bibiri byambabaje. Navuye kujyana umwana ku ishuri, mpura n'umutantine ajyanye abana kuri bisi. Yarashoreye akana agenda agasunika gutya, agenda akana kagenda gasitara, agasunika ari kuri telefone. Ndahagarara ndamubwira nti se wamufasha ukuboko kubona umwana agenda ngo ntazi kwigenza, se ngo nagende. Numva ndababaye, nari ntwaye nshaka aho mpagarara hemewe kugira ngo byibuze uyu mwana mufate musubiza mu rugo, mbwire ababyeyi be uyu mwana uri kugenda ku ishuri arira, umukozi ari kugenda mukubita musunika, umwana ari kugwa hasi. Urumva, mubwire ni uyu mwana ni uwe musaruro mumutezemo uyu munsi, aragera ku ishuri ese arabasha kwiga. Yego. Icyo ni ikintu kimwe nabonye cyambabaje. Ikindi cyo n'ubundi ku batantine, yari ari kuri telefone n'ubundi akana kari inyuma, tantine ari imbere. Umwana yitura hasi, gahetse marete, kituye hasi, tantine we yikomereje yibereye kuri telefone. Akana karabyuka karihanagura, numvise amarira aje mu maso, ndavuga nti Mana kuko hakorwa iki? Rero aba babyeyi babonye ubu buryo bwo kujya ku kazi batinze, ibi bintu rwose babyiteho. Ibi bintu bituma bitanga affection, umwana akiyumva mu mubyeyi we, akiyumva. Hari n'ibintu abana batinya kutubwira kubera ko hari uwamubwiye ati nubivuga ndakwica, ndagukubita, ntugire gutya. Na wa mwanya wo kuganira ugasanga ntawe uhari. Mama arasanga abana baryamye cyangwa papa asanga baryamye, abura uko abaganiriza. Igihembwe gishire, ukwezi gushire, ukundi gutahe gutyo cyo biba ubuzima. Rero icyo ni kimwe mu bintu bimbabaza rwose mu muryango, kuba abana n'ababyeyi badafite aho bahurira. Ntago rwose nanze ko abantu bakora iyo relationship, ubwo bumwe, urwo rukundo, iyo affection irabuze. Noneho iyi affection ibuze, umwana arakura ari ikigenge. Noneho wowe mubyeyi ushake kumuha amabwiriza ageze muri cya gihe utagifite igaruriro ku buzima bwe. Hari byinshi amaze kumenya, hari byinshi amaze gufata, kubera ko utamwegereye. Hari imico myinshi yadoptinze utazi. Kwinjira aho nashaka. Tubanye ibintu bibiri, hari kuvuka no kurerwa. Kandi bavuga ko uburere buruta ubuvuke. Umwana yaravutse neza nk'uko abandi bavuka, ari mu muryango wishoboye cyangwa utishoboye, bitewe n'ubushobozi bw'umuntu wari we wese. Kuko kurera ngira ngo ntaho bihuriye n'ubushobozi bw'umuryango. Kurera icyo twita kurera. None umwana avutse neza ariko abuze uburere. Ubundi dushobora kwanzura kunanirana k'umwana ryari? Ni ryari dukwiye tuvuga ko umwana yananiranye? Je ku ruhande rwanjye ibi nimbivuga, hari ababyeyi wenda bamwe bari buvuge bati urabyara bantega iminsi, ariko mbona mu by'ukuri umwana kunanirana, twabonye inkomoko zo kunanirana k'umwana, tubigiramo uruhare nk'ababyeyi. Rero umwana ananirana ryari? Numva ku mubyeyi umwana ashobora kuvuga ko yamunaniye mu gihe mu nzira yamutoje atayigendeyemo.
niho navuga ko umwana yakunaniye. Ni ukuvuga ngo hari uburyo jyewe nifuza ko umwana wanjye agenda, umuco afata, uburere afata. Wowe mubyeyi, jyewe mubyeyi, ibi ngibi uyu mwana natabigenderamo niko nzavuga ngo umwana yananiranye, kuko hari ibyo namutoje yanze kugenderamo, yanze we yahisemo kwanga. Afite ayo mahitamo. Ubundi uyu mwana turi kuvuga afite imyaka ingahe? Ku ruhande rwanjye rero under 18 munsi ya 18 numva umwana aba rwose ari munsi y'amategeko y'ababyeyi. Numva uyu mwana atakagombye kwigira nabi cyangwa kuvuga ati jyewe nanze kugendera muri izi nzira z'ababyeyi akiri kwa papa na mama, ari munsi iyo myaka. Niho mvuga. Ariko iyo yirengeje aba yamaze kuba mature, aba amaze kumenya guhitamo, bimukundiye akabona ko ibyo papa na mama bamubwira atabishoboye, yafata inzira akagenda akajya kubyakurikira ahandi hatari muri rwa rugo rwa wa mwana w'umumajije. Aho nibwo ananiranye, kuko yanze kugendera kuri ya mahame n'amabwiriza n'amategeko by'umuryango yasanze cyangwa bamutoje, we ahisemo kujya ahandi. Kubera iki? Kubera ko atakiri munsi y'ubutware bwabo. Wenda reka nkoresha iryo jambo. Urakoze cyane. Reka duterure uyu mwana twatangiye tuvuga avuka myaka 5-7, yabwiwe byinshi n'ababyeyi baramwerekereye. Tumukure ku myaka 16, tumukure kuri 17, tumufatire kuri 18, tuzamuka ageze ku rwego none ashobora gushyira ku munzani ibintu byose yaganirijwe kugira ngo agire amahitamo yo kunanirana cyangwa kuba umwana wishimirwa na sosiyete cyangwa n'umuryango muri rusange. Nibyo bijya no kunyinjiza mu mpamvu y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none. Aba bana baracyatekererezwa ubundi uyu uri ku myaka 18 kuzamuka. Hari pressure y'umubyeyi ikimuriho ku bijyanye n'uburere. Ku mwana ufite uburere nyine watojwe akanumva. Nidushaka tureke gukomeza kumwita umwana niba ageza niba ageze kuri iyi myaka. Uyu muntu ufite iyi myaka aracyakeneye papa na mama. Aracyamukeneye. Nta munsi n'umwe umwana atakaza papa na mama. Iyo yagize umugisha wo kubagira, ntabwo nemera ko yabatakaza. Rero nta gihe na kimwe umwana adakenera ababyeyi. Niyo washatse ukenera ababyeyi, kuko hari ahantu hari binerega utaramenya ubu uri murinjiramo, ubu ukeneye n'ubundi wa mubyeyi ubu ufata ukuboko akakwereka ati nyamuneka aha utazatsikira, genda narahageze ndatsikira ariko ntuzahatsikire. Rero nta gihe numva umwana yaba adakeneye umubyeyi. Nta gihe umwana aba adakeneye umubyeyi. Niko mbitekereza, niko mbyumva. Oya, ni nayo reality, kuko n'ubundi urinda ugira imyaka 40 ukivuga ngo papa, ukivuga ngo mama, iyo ufite uwo mugisha wo kuba umureba. Ndabihuza cyane n'ahantu nasomye itangazo. Nabonye itangazo ryawe mbona ni ryiza ku rubyiruko cyane, ariko pe ndetse no ku bandi bantu batari urubyiruko muri rusange. Ndavuga ngo uze tuganire ku mpamvu y'iryo tangazo, kugira ngo ngire ibyo nkubaza usobanurira abantu, kuko ni ibintu nabonye ko ari byiza mu maso yanjye. Ndavuga ngo kuki inkuru nziza amenye ntagira ishyaka ryo kuyimenyesha abandi. Buriya rero niba hari ikintu kigoye muri iyi minsi, nugura n'umuntu ufite intimba z'undi. Turi mu isi ya kapitalizme, ku buryo umuntu wese barwana no kwirebaho no kwitekerezaho, kuko niyo ugiye kugirira kandi ngiye kuvuga buriya ni sawara, iyo ugiye kugirira umuntu neza umugirira neza yasagutse kuyo wabanje kwigirira. Ukunda mugenzi wawe uko wikunda, ngo urabanza ukikunda ukabona kumukunda, ariko ntabwo nzi niba iyo mvugo ariyo. Ndabanza nikunde nsagurire Justine urukundo. Urakumva? Kandi si imvugo ya Bibiliya se. Bibiliya idusaba yo kubikora nkuko twakabyikoreye, ariko ibyo bintu biraboneka ahantu hake cyane. Hari bagage nzi y'ibintu Imana yasize muri wowe, kandi urubyiruko rukwiye kuba rwumva cyane. Hari itangazo ryawe nabonye rivuga ngo abari ku myaka 20 nimba ari n'umwe, ko n'abari hejuru
nabo turabakeneye 21 kuzamura 21 kuzamura urubyiruko ariko batarashaka hari abantu babashakira iki bariya abantu rero mbafitiye inkuru nziza wenda reka mbisobanure neza nkuko natangiye mbivuga mu by'ukuri giye nkunda nyine umuryango mba numva umenye ifite nabusangiza abandi cyane ko nanjye ntihagije ahubwo nshaka n'abandi bakamfasha bakaba batambutsa ubutumwa reka iki ngihere ku cyo mperutse gukora cyitwaga nari nakise Child's Corner yari ukuva ku myaka 10 kugera kuri 15 yego ni abana nyine bari muri iyo range bari hagati aho kuva ku myaka 10 kugera kuri 15 abakobwa n'abahungu aba bana rero impamvu kina bashakaga aba ni babana izina wenda ushaka kumbaza iti iryo zina rivuze iki risobanuye iki ku cyari Child's Corner ni muri ya mayerekwa nyine nagiye ngira ntabwo ari yerekwa ryo kuvuga ngo naryamye nderekwa ahubwo ni muri kwa gutekereza kugira mukerekwa se byo ni ikibazo ntabwo nigeze ndyama ngo nerekwe ni ibitekerezo byacu ntabwo wakwerekwa byashoboka ariko ntabwo ari yego bike muraderanje oya ntabwo deranje nuko ubona ibintu by'amayereko bihinyura nkaho utaryama ngo werekwe nk'abandi bose ariko ibi ni inzozi uri muvuga wa zibyo reka tubyite gutyo noneho mbitekerezaho ndabitekereza biraguka muri jye ndavuga kuki aba bana umuntu atabashaka akabaganiriza cyane ko aba bana abakobwa bamwe baba batangiye kujya mu mihango abahungu baba batangiye kunigijwe mbese baba batangiye abangavu n'ingimbi ndavuga ntese wenda mu mwanya mfite kubera iki aba bana ntabatumaho ntabahamagaza nkabaganiriza ibijyanye n'imihindagurikire y'imibiri yabo niba wenda ababyeyi bamwe na bamwe batarabonye umwanya wo kubaganiriza cyangwa se baratinye hari n'ababyeyi batinya abana akavuga ati se ubu mwana nahera mbwira umwana ngo byo kujya mu mihango naherayo umwana amubwira bikaba complexe noneho dufite n'ikibazo bamwe na bamwe cyane abenshi nta ba nyirasenge bafite nta ba nyina wabo bagifite nta ba se wabo nta ba nyirarume wenda kera aho twebwe muri vakansi wahitaga ujya kwa nyogosenge wahitaga ujya kwa urabyumva kubwira n'akari murora kwa nyogokuru n'ahandi ugasanga ibintu biryoshye rero uyu munsi wa none umwana araruhuka n'ubundi ni mu rugo nta handi afite ho kujya rero ugasanga rimwe na rimwe ababyeyi baragira ipfunwe ryo kuba baganiriza abana vizavi mbona nkubone bababwira imihindagurikire y'imibiri yabo ese umubiri uhinduka ryari bigenda gute ku buryo uyu mwana nawe niyibona izo mpinduka atazagira ikibazo atazatinya rero ndavuga ngo reka ngerageze ndebe ko abana nababona mbwire ababyeyi mbyandike bazi noneho iyi Child's Corner ni ukuvuga ngo impamvu nayise iri zina ni ukuvuga ngo ni ahantu ni korosi ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu iyo akase ikorosi aba agiye guhinguka ahandi hantu ni ukuvuga ngo uyu mwana niyo filozofi uyu mwana ukasira ikorosi agiye guhinguka agiye guhingukira mu biganza byanjye ikorosi ry'ubuzima ni ukuvuga ngo agiye guhinguka ese arahingukana iki arahinguka mu biganza ninde agiye guhingukira arimo arakata ikorosi ariko agiye gutunguka agiye guhinguka arahingukira rero niyo ibishyimbo biri kuzamuka ukatangiye kugondora hari igihe gashobora kugondora kakagondora inkoko bataraziziritse igahita ikarya rero murabyumva niyo filozofi dufite abantu bari kurya ibishyimbo biteze mu iyi minsi niyo filozofi rero yari irimo ndavuga ngo Child's Corner uyu mwana ahingukire reka ahingukire byibuze mu nyigisho nzima dushaka abantu babigisha dushaka abatumirwa nanjye mbabwire ibyo nzi tuganire noneho abana baraje koko icyo gikorwa cyarabaye abana baraza barabikunda nagiye mbona na feedback z'ababyeyi bagiye bohereza abana barambwiye rwose pe bati ibyo mwabaganirije bari kubishyira mu bikorwa si no kuvuga ngo wenda ni ubuzima bw'imyororokere gusa n'ubuzima bwa buri munsi mu rugo bakoresha imirimo ubwo nta bana mwabonye batunguwe nuko hari ibintu bari kumva bushya benshi cyane muri icyo kiganiro ngira ngo niba nibeshye
icyo kiganiro kiri hano no kuyicana yego kiri kuri icana no kugifadinga cyane rwose kugipininga kugira abantu baze kukireba nari nkubaje ati nta bana batunga ibyo biganiro kumva uvuze ikintu ati ko dadi atambwiye abenshi baratunguwe ariko nyine turababwira tuti nubwo ari bwo abenshi ariko batunguwe nuko ababyeyi batabibabwiye kuko abenshi ahubwo babyiga mu ishuri noneho babyiga mu ishuri bakabigumana bakabiceceka kuko umwana aratinya kubwira mama ibyo ubuzima bw'imyororokere mama we atigeze amubwira cyangwa papa atigeze amubwira yumvise ku ishuri akabibika abenshi batunguwe no kumva ko narababwiye ngo rero muze gutaha muganiriza ababyeyi ibyo mwize ibyo mwungutse ariko ukabona nyine bafite ako kantu koko turabihera hari n'uwambwira ati reka uwanjye ntacyo yagutangariza ati nta kintu na kimwe yigeze ambwira rero nari ngisobanura kuri iyo Child's Corner uwo mwana ni he hagiye guhingukira noneho uyu mwana tugiye kuzamujyana noneho uburyo nibuboneka dufate kuva ku myaka 16 tugeze kuri 20 uyu mwana noneho tugiye kumwita irindi zina ryitwa nde Show Me The Way uyu mwana uhingutse noneho akeneye kwerekwa inzira akeneye kwerekwa inzira ku buryo ya mitego yose atazayigwamo uyu arahingutse abonye umuntu umwakiriye noneho agiye kumuyobora inzira nyereka inzira nkwiriye kunyuramo uyu mwana we 16 kugeza kuri 20 noneho dufata undi wo kuva kuri 20 kuzamura hano noneho urabizi ko n'itegeko ryacu mu Rwanda 21 urashaka uba wemerewe gushyingirwa ariko uyu muntu abenshi mu rubyiruko bari kuri iyi myaka nta byiringiro bafite icyambere arakubwira ati se nta kazi mfite ubushomeri ni bwose ndazana umwana w'abandi mu nzamugaburira iki nzamutunge gute no kuvuga ngo nta byiringiro afite byejo byo kuvuga ngo ngiye kubaka urugo kubera ubushobozi ikindi no gutinya ingo ziri gusenyuka bari barabireba baravuga ati bafite reference mbi noneho niyo mpamvu nabise hope for the future nabisomye narusomye yego ibyiringiro by'ejo hazaza birahari nubwo izi ngo ziri gusenyuka niryahishurirwa nakubwiye nta handi nabikuye ni hope for the future hope for the future uyu muntu nubwo ari kubona ibintu byacitse ingo ziri gusenyuka ndetse rimwe na rimwe n'ababyeyi be baratandukanye murabyumva uyu mwana bamwe ababyeyi be baratandukanye aba bana bakuriye mu ahantu hatandukanye nta byiringiro by'urugo rwiza afite nta byiringiro by'urukundo afite rero mpabwa ayo magambo avuga ngo hope for the future aba bantu nibaze tubaganirize tubabwire ngo nubwo bimeze gutyo hari ijambo ry'Imana tubwira uburyo ngo habayeho igihe ngo abahanuzi bose barabica abahanuzi bavugiraga Imana hasigara Eliya ntabwo ari wari wasigaye wenyine Eliya arareklama imbere y'Imana aravuga ati ngo bose babishe ngo nije jenyine usigaye wenyine niwe wibonaga ariko ngo Imana imutuma yarambwiye ati hari abandi ibihumbi bigera muri 7 bitapfukamira nubwo utabareba barahari rero uru rubyiruko ndagira ngo tubashishikarize tubabwire ko ibyiringiro by'ejo birahari nubwo hari abo bari kubona basenya ariko we birashoboka ko yazuba nyine winjiye aho ngaho uyu munsi habaho imvugo muri societe zibwira urubyiruko cyangwa zibwira abantu ntango zikibaho nta rukundo rukibaho nta rugo rwiza rukibaho bitewe n'ibyo nawe abona washatse ati yewe byihorere na runaka se ejo bundi ukwezi kumwe bakaguha reference z'abantu benshi byagenze nabi kandi nyamara nibo bake nicyo nashaka kugarukaho ni ukuvuga ngo haracyari ibyiringiro byinshi hari benshi batarasenya kandi bitavuze ko badaciye mu bibazo badaciye mu bintu bikomeye mu buzima bukomeye ariko bacyubatse urugo bagifighting for their marriages bakirwanirira urugo rwabo suko aha abantu banyumve neza hari ushaka kuvuga ati ni gute nakomeza kwizirika ku rugo mbona umuntu partner wanjye agiye kunyica ni gute nakwihambira aho nakizwa n'amaguru ntabwo ari aho ndi kuvuga ko mu buzima haba ibibazo bitandukanye bishobora gutuma
usenya cyangwa ukubaka ariko noneho reka turebe ku byatuma usenya kurenza reka turebe ibyatuma wubaka kurenza gusenya kirumvikanye ni ukuvuga ngo hari abantu bagihari bubatse ingo kandi nziza hari ibyitegererezo bizima bigihari nubwo amakuru yizasenyutse nyinshi ntibikwiye ko hari inzima zihari ikindi ninde cyitegererezo cy'urugo ushaka kubaka kuko hari igihe twibeshye ugasanga umuntu afite references z'ibibi gusa noneho tukirengagiza ibyiza tukirengagiza abantu beza ariko se juste utarava kubaka byagakwiye kugira reference mu buzima ikintu cyose kigira ikintu cyose cyakagombye kugira icurere reference y'urugo rwanjye rwiza ni iyi wakagombye kugira umuntu uzi byibuze nawe ufite urugo rwiza ureberaho kurenza kureba ibintu bibiri wenda bibi ku bantu basenye ngo bare wo wireferaho tandukanye ibintu bibiri ni ukuvuga ngo aho kugira ngo reference yawe uvuga ati runaka yarasenye kuki ntavuga ngo runaka rubatse uzi ikibazo kindi gihari se iki kiganiro ni cyiza kandi twajya kure nta kibazo hariho na impact ya social media muri iki gihe akenshi twakira amakuru y'ibintu yaho byagenze nabi none urubyiruko rwakurikira ibyo biganiro kuko urabona tugira ibiganiro ukuntu twakira abantu mu ngo byanze sibyo ni gake yabo byemeye muza kudushaka reka rero nkubwire ku buryo ayo makuru akomeza asonera mu bantu nayaba abikindi kintu gitanga ubundi butumwa butari reka mvuge ibintu bibiri kuri iki kandi ubivuga we nta kibazo yumva reka nkubwire ikintu hari akazi gukora mu mutima we no mu mutima hari ibintu wenda bigira kuri ibi reka mbivugeho ngiye kuvuga kuri uyu muntu uza gutanga amakuru kuri social media si byiza buri gihe guca urubanza wumvise uruhande rumwe yego uravuga ku batanga ubuhamya urushako rubi tugire kiriya rimwe na rimwe usanga udahirwa n'urushako kubivuga birashoboka gutahirwa turemeranye kandi warabaye n'umuntu muzima twebwe turi kubivuga ukuzuza inshingano zawe ariko iyo ndi kubivuga ko nagize urugo rubi icyambere ubwanjye nishyize hanze icya kabiri abana banjye mbashyize hanze mu buryo buri negative umuntu wese uzabona uzi ko ushobora no kubasibira amayira ukavuga uti uyu se ninde wamurambagiza mu gihe papa we cyangwa mama we yasenye ni ukuvuga ngo ibintu biri guca ku mbuga nkoranyambaga kuri social media ntabwo mu by'ukuri ntabwo njye mbishyigikiye niba asenye ni feyira ni ukuri ntabwo nakagombye umuntu ntabwo yakagombye kuza kubivugira hariya waratsinzwe warafayirinze ntabwo waza kurata ko watsinzwe ubwo bingana no kurata intege nke zawe cyangwa aho wananiriwe aho watsindiwe ese aha hantu watsindiwe kiganiro nta ruswa irimo rwose aha hantu watsindiwe yego uri bubyumve ni iki ari bukuremo ariko juste reka tubanze tubagarutse uretse gato mbanze nsoza utaza kunyibagiza ni ukuvuga ngo umuntu watsinzwe bibaho byakubayeho simbihakana ariko nanone kuza kubyamamaza uvuga gutsindwa kwawe numva nanone ubutsinzwe kabiri niba urugo rwarakunaniye fine byarabaye nta mpamvu yo kuvuza ushishikariza abandi none se juste mu kubivugaho si buriya uretse gato nari nyikomeza uretse utanyibagiza umuntu byanze pore pe bibaho ukagerageza ukubaka mugenzi wawe akanga pe birashoboka 100% ugasanga wowe hari temwanyaje giye nigeze kumva umudamu yari umudamu ukora cyane aragenda arakora koko umugabo yibereye aho nyine yinywera kamwe nako ntabwo kabaga ari kamwe nyine urumva mbese amafaranga arimo yajyana umugore aragenda afata urugo ararufata kuko ararubumbatira ararusigasira yanga no kuvuga ararupfira yubaka amazu yubaka inzu akabona utuzi buhoro buhoro gutyo ibiraka ibintu nk'ibyo ariko umugabo agataha yasize akavuga ati sinshaka kujya ku kazi gumaha ati ibyo byose ugiye mu bagabo ati buriya ufite abagabo bose we yamuhamagara cyangwa bakorana yaba ari umugabo intambara ikarota ati rwose abo ni abagabo ibiki n'ibiki umugore biramushobera biramuyobera mbese ndi kukwereka ko hari igihe ushobora kugerageza
ugakorera urugo rwawe ukagerageza kubaka ukagerageza kurwubariraho ariko mugenzi wawe ntabibone akakubwira ati genda bwarakeye aramubwira ati mva rero ati giye rwose mvira mu rugo genda singushaka undi aragerageza ararwaza ati singushaka nawe wumva umuntu umeze gutyo finally nyine umugore yaragiye ajya kwikodeshereza ajyana n'abana be birashoboka ko umuntu mugenzi wawe yakunaniza icyo ndi kuvuga birashoboka 100%. Erega bose ntabwo baba ari babi umwe niwe udashobotse umwe akagerageza kugoragoza undi akanga bikanga rero kuza kubivuga ganiriza umuntu ku giti cye umugira inama ariko iyo uri kubivuga aba bana bawe uba uri kubakomeretsa uyu mugore wawe uba uri kumwambika ubusa uyu mugabo wawe uba uri kumwambika ubusa nubwo mwatandukanye ariko mwigeze gukundana mwigeze kwitana sherishushu mwigeze kubwirana amagambo meza ariko gutandukana kw'abashakanye uri muremeza ko bishoboka birashoboka none se abantu hatabayeho urupfu cyangwa Yesu agarutse bibaho none se nitubabona za divorce ntituzumva buri munsi no mu miryango umuntu aba afite abantu bo mu miryango byanze birashoboka ariko kandi kuba byaranze ntibivuze ko ugiye kwishyira hanze ngo uvuge ko bavuga ko iyo babivuga bararuhuka ubwo urumva aho no gufasha igice cy'amarangamutima yabo ariko bananiza yacu harimo ikintu gikomeye nkurikije filozofi yawe ni na image watanze bararuhura amarangamutima yabo ariko bananiza y'abandi reka rero mbanze nkubwire kabiri uransubiriza rimwe oya urambaza byinshi bimwe simbisubiza reka mbanze ngende kimwe tugenda aho ngaho ntabwo jyewe ku ruhande rwanjye nemera ko kuza kuvuga ibintu kuri social media biruhura umutima ntabwo mbyemera bisubira udubire ntabwo kuza kuvuga ko umugabo yagukubise ndisegura rwose babyeyi yagukubise ndabizi ko muhari mutantera amabuye ariko wigenzura urebe ese kuvuga ibi bintu kuri social media byarakuruhuye hari abantu babyigiye babihuguriwe ko muri psychology uvuze ko banza wumve ndacyakomeza banza wumve hari abantu dufite babihuguriwe babyigiye babifitemo ubumenyi sanga uwo muntu umuganirize umuririre niba ushoboye kurira urire aguhoze mva ubundi mu bujyanama biba bisaba kuba ufite za papier mushwara umuntu ukugana ukamutega amatwi ese uhuye n'uwo muntu wamufasha ndavuga wowe cyane rwose cyane namufasha ni ukuvuga ngo uyu muntu ntabwo akeneye gusa rimwe na rimwe biba bimeze nka trauma nanone ntagaruke hari igihe umuntu ajya mu kintu azi ngo nicyo gisubizo ahubwo ari trauma rero hari abantu babihuguriwe hari abantu rwose babyigiye abajyanama barahari niba ushaka gukira koko bivuye ku ndiba y'umutima begere niba ntawe wizeye basi muri abo bakurangiye ntabwo wabura umuntu w'inshuti ya hafi cyangwa se magara ugende umumenekere umuririre uvuge uruhuke kuvuga biraruhura no mu bujyanama ni kimwe mu kintu gishobora wowe ufite ikibazo cyaho bari kuvugira gusa aho bari kuvugira warumbwiye ngo bajya kuri social media kugira ngo baruhuke navuze ni ntabwo nemera ko icyo kintu kibaruhura kuvugira kuri social media keretse niba umuntu ahubwo rimwe na rimwe nabonye ko ahubwo uretse gusebanya se nicyo naringiye kuvuga ari ukwihimura kuri mugenzi we kugira ngo ashyire hanze ibyo bishobora kumuruhura ni nko gutanga itangazo ati mumwirinde ibintu yankuriye bashobora kuba baragiranye ikibazo kugira ngo amwumvishe akavuga ati mva nzajya hariya isi yose kumenye ariko nanone hagati yawe nk'umugore n'umugabo mwagiranye ibibazo abana bawe ubaha abana bawe basi yibagirwa ugirira abandi imbabazi abo bana ibyo bibondo wabyaye ariko uzi kumva ngo dore mama wa runaka dore papa wa runaka sibyo ibi nabyo tujye tubishyiramo ubumuntu tugaruke dusigasire twe guhungabanya abana jewe na runaka twahuye dukuze tuzi icyo dushaka imbuto z'urukundo aba bana twabyaye twe kubahungabanya kuko abana barakomereka rimwe na rimwe bikabaviramo kwanga ababyeyi babo yego ndumva ari aho ngaho Justine nyemerera ikibazo cya kabiri sizi icyo wari ugiye kubaza icya kabiri kwarukorebera hamwe aho ntango birangira zisubiranye kubwo kuvuga ibi bintu
urugo rugasubirana kubera ko bavuze social media ubuhamya uyu muntu uri gutanga ubuhamya aramutse ari ugarutse akavuga ibyamubayeho urumva ni mu buryo bwo kubaka akavuga ati nubwo navuze ibi ariko twarabikemuye urimo urabyumva ahubwo mbona icyubaka ari ibiganiro cyangwa inama zatangirwa kuri social media kugira ngo n'uwari uri mu nzira zo gusenya n'uwari mu nzira zo gusenya avuga ati ese birashoboka ko ntasenya ese aka kantu k'amafuti birashoboka kuko dukeneye abantu b'intwari dukeneye abantu babaye intwari kuko barahari babaye intwari kavuga ati jyewe naciye mu bukene mu rugo naciye mu bukene turihambira ubukene abo byakunze ubukene buradukubita ariko turihangana nkomeza kumwita sheri-shushu kugezaho turarira amazi gusa akomeza kuba umugore ariko dukomeza n'umugabo akomeza guhabwa icyubahiro muri bwa bukene umugabo arubahwa muri bwa bukene umugore ahabwa agaciro urimo urabyumva ubu buhamya nibwo mbona bwazamura bukubaka ba bandi bari bagiye cyangwa se umwe akavuga ati urwo ni urugero nari ntazi twebwe twanyuze mu kigeragezo cyo kutabyara ariko ntabwo cyabaye intandaro yo gusenya urimo urabyumva twarihanganye ku mpande zombi twabibanyemo imyaka 10 uyu munsi wa none Imana iduhaye urubyaro dufite ibyo tuvuga dufite ibyo tuje kwirata imbere y'abantu ntabwo ari ukwirata wenda iryo jambo nkoresheje mbese dufite ijambo twafashisha abandi undi akavuga ati twagiye nabayeho nta bukene nzi ntaki ariko mu bukire twarabanye umugore wanjye ntiyagize gutya umugabo wanjye mbese dukeneye ibihamya dukeneye ibintu biri positive byabo byakunze kurenza ibiri negative buri gihe igihe cyose umuntu ari negative mu buzima bwe ni ukuri bimugiraho impact itari nziza ubwo nkurikije analyse nkuyemo hano ariko uwo ni iki ndagaruka mvuga ngo iyo ni imyumvire yanjye ntabwo ndi gutekerereza abantu bose ngumana imyumvire yanjye ufite imyumvire ariko ndemeza ko ufite n'abandi muyihuje mushobora kuba byashoboka kuko jewe mu buzima bwanjye nk'ikintu kiri positive agaciro ufite imyumvire myiza ntabwo ukeneye abafasha myumvire ahubwo ni ukuvuga ngo ubuhamya bwabo ingo zanze sibyo kubaza kuri social media mbonye ko bushobora kuba busenya n'izindi noneho na wa mwana na wa wundi ukeneye kubaka akagira iki akahora yibaza ati niba uyu byaranze jewe nzaba njyanye ni ikihe kintu kidasanzwe bari gutanga reference mbi ku rubyiruko rutarashaka atuzi wawe ntibyo bamukoreye kandi ugasanga noneho aba bantu basenye rimwe na rimwe barahitinze barakundanye byaraciye ahantu hose ejo ukabona baratandukanye ukikanga ukavuga ati niba uyu nguyu niba bikemu yarakundaga umugore we kuri uru rwego twese tukabibona tukabona niwe dufatiraho uyu munsi bikaba byanze igihe we ndinde ubusa icyeza bishobora rero ibyo nibyo ndimo ndavuga mu by'ukuri ibintu biri negative tugerageza tubyirinde tubigumane tubyigumanire ikintu kitubaka mugenzi wawe kiramara iki tugerageze tuvuge ibyubaka na Bibiliya avuga ngo uko tubonye uburyo tujye tuvuga ijambo ryiza ngo mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo naza guhanura muri iki kiganiro yanura rwose nari come on ndibutsa abantu ko yari imyumvire ya Justine yego nanjye kandi si itegeko ko muyihuza mwumva ibintu ntabwo twakumva ibintu kimwe ntabwo bishoboka burya binakubaye uzasenge cyane nugira ibyago ugasanga uri kumva ibintu kimwe n'isi yose no mu rugo hari igihe usanga umugore n'umugabo bavuga ngo kuki tutumva ibintu kimwe ntibishoboka ntabwo umugore n'umugabo bazumva ibintu kimwe nakubwiye ko iyi televiziyo igomba kuba hari undi akakubwira toya jewe menyereye ko iba hari ahubwo harimo koroherana urwo ni rwo rugo cyangwa niko kubana nuko ahubwo mufashanya mu myumvire ya buri umwe come on reka dusoze tujya kuri hope for the future hope for the future rero nicyo ngicyo nibyo navugaga biteguye ute
urubyiruko rumaze kwangirika muri bavuga ko nta myaka 100 nta gikwe nta ki byose birashoboka za mvugo zumbi aya magambo ari negative rwose ni terime satanique ni terime z'abantu badafite ibyiringiro gerageza watura amagambo meza ku buzima bwawe ese wiyatuyeho amagambo meza bigutwaye iki ariko kuvuga ari amagambo mabi y'urucantege ubwonko bwa burayakira bukaviva bukaba muri iyo mvugo bikazaranya nta kigenda niba n'umuntu nta isi y'umwuka ishyigikira ni amagambo twatujakana ku buzima bwacu cyane yego twatura amagambo meza turebe abantu b'ibyitegererezo batubanjirije mu rushako barahari cyane ushaka kubaza umuntu ngo role model wawe ninde uzabikora urebe uwo azakubwira uzamenya ko nyine ari kugerageza kwisanisha n'uwo muntu noneho urebe se uyu muntu ari kwisanisha nawe ameze ati nibyo bizakwereka mind y'uyu muntu mindset ye ivuga ngo genda shaka kuzamera nka runaka kubera iki ibikorwa bye bimeze gute rero hope for the future kuri inshuro turahurira he rero turahurira i Kanombe mu Busanza yego kubagize amahirwe wenda yo kubona twafish twanditse yego ni saa 7 kugera saa 11 nukuri dufite abigishwa twabararikiye abigishwa rubyiruko muze muganirizwe ku bijyanye relationship ni gute umuntu ahitamo wo bazabana bizaba bimeze neza burikije ukuntu nabonye biteguye n'abantu bateguye bazaganirizwa rwose mfite umutumirwa ni Dr. Kam Jafet ni umuganga mu bisanzwe ni umudogiteri abihugukiwemo azaba yigisha kuri depression azaba avuga kuri depression ni ukuvuga ngo urubyiruko abana benshi urubyiruko rwinshi ruri guca mu bintu bya depression ariko ntago bazi ngo imeze ite ese ibi bihe ndi gucamo niyo siyo rero bazaze basobanukirwe bamenye byimbitse gusa hari abagiye bambwira bubatse ngo atabwo natwe dutegure turashaka depression turashaka kuyimenya rero uwo ni umwe mu bigisha dufite na Professor Dr. Byiringiro Emmanuel Byiringiro rwose nawe ni inzobere azaba twigisha noneho kuri relationship ni gute wa musore we wahitamo ese wabwirwa n'iki uyu kwa gukunda ese urugo rwiza rumeze gute ni ibintu nk'ibyo ngibyo rero rwose bazaze bazitabire rwose ndabararitse dushobora guhita twibaza watubwiye ko ari Kanombe mu Busanza wenda turashyira nimero ya telefone kugira ngo udasobanukiwe neza abashe kugira ibintu za kubaza ni ahantu handitse bazajya babona utwapa turahari tuzatanga na location map ku buryo izabayobora ikahabageza turareba noneho ni bande bakwiye kuza muri ibyo birori ni iyihe myaka ni kuva ku myaka 21 kuzamura ukiri urubyiruko mbese niba nabyita ingaragu utarashaka reka nkoresha iryo jambo utarashaka kuva ku myaka 21 waba ufite fiancé waba utaramubona ni karibu n'abatabafite bazaza bazabyiga uburyo nyine bazamutahana byashoboka ko yamutahana bitewe n'inyigisho ahawe ikindi turi kumwe na Dominique nawe yatwemereye ko azaba hari azadutaramira none hari exigence zihari mu kwinjira aho hantu mu kwinjira rero mu by'ukuri jewe ibi mbikora nkanjye ni rya shyaka nakubwiye ryo kumva ko hari icyo nakora mu muryango ariko nta bushobozi jewe mfite nkanjye ngo ntegure ibintu byose abantu binjire for free twari twashyizeho rero igiciro ni ukuvuga ngo nari navuze ko batanga 7,000 kugira ngo byibuze bazaze bahasanga ibyo kurya bahasange n'ibyo kunywa ariko hari umuntu wanyemereye ka bonus unarambwira ati noneho jewe nzagutera inkunga mu bushobozi buke mfite 2 bikureho bibe 5 rero uwo muntu ndamushimiye cyane wemeye kwitanga kuko urumva dutegura amatente intebe ibyo kurya ibyo kunywa rero ibyo byose biba bikeneye amafaranga jewe mu byo nshoboye ni ugutumira abo bantu ndetse no guhuza urubyiruko ibijyanye na finance nago financial nago mbishoboye cyane rero niyo mpamvu dushyiraho icyo giciro tukavuga tuti umuntu azaza aze ahasanga ibyo byose biteguwe ariko kandi ku
badukurikira. Niba nanone hari umuntu watera inkunga rwose birashoboka ko wavuga ati mpa budget yose nikemure abantu bazaze binjire bazaze bahugurwe for free, nawe ni karibu turamwakira. Nimero zacu n'ubundi ziri kuri channel yacu ariko twazisubiramo 0782 5 6 9 0788 56 93 81. Rero urumva rwose wabushyigikiye iki gikorwa cy'uru rubyiruko. Twibutse abantu itariki ni kuri iki cyumweru kiza ku itariki 27 z'ukwa 11 uyu mwaka 2022. Ku bundi busobanuro n'ubundi uzahamagara izo nimero tugufashe tukuyobore. Ariko rwose rubyiruko ntimuzacikwe, ntuzavuga ngo nabuze amafaranga, uzaze rwose uzahakura inyigisho nziza. Gerageza ese ufite angahe, ko hari n'umuntu ukubwira ngo ayo mafaranga ni menshi, wamaze se ufite angahe ngo ntayo. Birashoboka ko waba uri umuntu ntayo ufite koko pe, ariko si umutima wawe urahamanye nawe ko nta mafaranga ufite, nta n'igihumbi cya fanta wabona ukigurira fanta. Ndabashimiye. Yego ni byiza cyane rero nshuti mudukurikiye cyangwa se mwari mudukurikiye ku cyumweru duhurire twese ari i Kanombe mu Busanza. Yatanze nimero ya telefone n'izindi murazibona kuri screen zanyu aho muri gukurikirana kino kiganiro. Ni ibintu biteguye neza kandi bifite umumaro ku rubyiruko, byahamagayemo abigisha beza mu bijyanye na relationship, mu bijyanye n'urubyiruko, kubahugura ku bijyanye n'ubuzima bwacu buri imbere. Hano ni abantu bafite experience, bafite ubuhamya butandukanye bazadusangiza. Nzi ko umuntu wese uzaba muri iyi pati, niba ariko nayita aya mahugurwa, azataha na impamba y'urugendo. Justine turagushimiye cyane. Ndagushimiye BKM. Mwakoze kandi ibiganiro byacu ngira ngo nakagaruka. Nukuri nakagaruka, dukomeza gushimira rwose by'umwihariko abantu badukurikira, baduha comment, bakora share, batarakora subscribe babikora kugira ngo inkunga yanyu n'ubundi ikomeze tugereho. Imana ibahe umugisha muri hose. Thank you.